hagara mu kwizera, Imana irashoboye. Icyo ngusaba, irinde gutengata, wirinde gutengata. Kweri umuntu akunze tubiri kamwe karamucika. Fata Yesu wawe umugundire, gundira Yesu, umufate, umukomeze. Haleluya! Mugundire, umufate, umukomeze. Nta byiringiro tuba dufite by'ejo hazaza, ariko turaba mama, dufite ingo turubatse. Haleluya! Dufite abana, dufite imiryango kubera Imana. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Yesu ashimwe bene data aho muri hose. Ndagira ngo twongere tuzamurire Imana amaboko, tuyihe icyubahiro, tuyishimire iby'imbaraga yakoze. Ubu turateranye n'umugisha ukomeye, turanezerewe cyane. Nta kintu Imana yatwimye, ntacyo twayisabye ngo ye kugikora. N'uyu mwuka duhumeka nabwo ni iby'imbaraga Imana yakoze, kuko hari benshi batari kubibasha. Reka rero dusenga Imana. Ndabararikira gukurikirana ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana ugiye kutwibwira mu kanya. Ni umumama Yesu yahamagaye amukura kure, amuha agakiza yari agakeneye. Rero ndagira ngo ibyo avuga yabihawe n'Imana. Imana yamudutumyeho kugira ngo avuge, abwirijwe n'umwuka wera, natwe dufashwe. Reka tumusengere mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, dusengeye umukozi wawe, turamusengeye kugira ngo umushoboze, umwambike imbaraga, avuga abwirijwe nawe. Duhagaritse imigambi yose ya Satani, ibyo Satani yagambirira kurogoya ijambo ry'Imana nibitsindirwe mu maso y'Imana, icyubahiro cy'Imana kigaragare. Mana reka imitima yarirushye iruhuke, abanyamibabaro bishime, abari bafite intambara zo mu mitima baruhuke, abari barwaye bakire kubwira ijambo, kuko ijambo ni ubuzima, ijambo ni imibereho. Ijambo ryawe Mana rirazura. Mwami turamusengeye, ibavuga biramuruta cyane kuko ni umuntu, ariko wowe utuye mu ijuru hirengeye. Mubere maso, mukoreshe Mwami, kandi izina ryawe ryubahwe kubwe. Urakoze Mwami. Uyu mudugudu wacu nawo turawusengeye kugira ngo uwuhe umugisha, uwugirire neza, kandi ibyiza byose byatuma itorero rifashwa, byatuma itorero ritera imbere, byatuma ubwami bw'Imana bwamamara, nibibere hano muri Kacyiru. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Karibu mukozi w'Imana. Hano ni muri KIC cyangwa International Chapel, hano kuri ADPR Kacyiru. Twakiriye umukozi w'Imana Kanyange, nabibwire. Imana ibaha umugisha. Umukozi w'Imana Nyiramukiza Betty, Imana imuha umugisha kubwo kutwakira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Nkuko amaze kubivuga, nitwa Kanyange Florence, ndumukozi w'Imana, ndumuvuga butumwa, umunyamuhamagaro kandi w'ubushake. Kuko iyo mvuga imbaraga z'Imana, iyo mvuga gukomera kw'Imana, iyo mvuga kujya neza kw'Imana, mba numva bindimo. Data muje atugire neza. Niyegereje iteraniro ryose ribashe guterana natwe kano kanya, ababashije kureka imirimo yabo kugira ngo bashe kumva ijambo Uwiteka yabatumyeho. Haleluya. Buri wese uribashe gukurikirana kino kiganiro cyangwa ijambo ry'Imana, buri wese uribashe guterana natwe muri aya materaniro, turamwiyegereje kandi Imana imuha umugisha. Data wo mu ijuru atugirire neza. Shimye Imana rero ko nongeye kugirwa icyizere cyo kuboneka mu nzu y'Imana, mvuga kujya neza kwayo, mvuga imbaraga z'Imana, mvuga gukomera kwayo. Data wo mu ijuru aduhane umugisha. Reka tubanze turirimbane indirimbo ya 45. Nsaba umukozi w'Imana Betty Nyiramukiza ngo dufatanye kuririmba mu ndirimbo z'agakiza. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi
kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wampitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'ukweri Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamya Umukiza, tuzamuririmbira twese tuti uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamutugira. Tuti uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inamutugira. Ubu bunegereje kandi nihanganye, kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Haleluya! Amina! Haleluya! Amina! Haleluya! Imana yacu duhana umugisha. Amena. Ndafashijwe. Mfite ibyiringiro. Haleluya! Mfite umugabane mu ijuru. Imana yacu duhana umugisha. Umuririmbyi aremba avuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Haleluya! Iby'Imana yadukoreye, iby'Imana irimo kudukorera, iby'Imana yitegura kudukorera ni byiza gusa, ntabwo ari bibi. Data mu ijuru aduhana umugisha. Ngo mu rugendo ntabwo twabimenya byose, ngo ariko icyo tuzi neza nuko ibyago nubwo biriho. Haleluya! Ariko icyo tuzi neza nuko hari ikindi gihugu tuzaragwa.
Data muje duhana umugisha ngo kandi Yesu ngo nzi ko ufite amagare ibihumbi, muri ayo magare harimo n'ijyanjye. Burya niyo turi mwisi ariko tuba turi mu rugendo bene data. Amena. Ngo kandi nk'uko Eliya yajyanywe mu ijuru akajyanwa n'ingoga, ngo nanjye uko niko nzava mu isi. Haleluya. Imana ishimwe kubyo byiringiro mva bindimo. Ngo tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamurimbira twese. Data muje duhana umugisha. Ngo kandi ikindi ngo ibyago byose bizabirangiye hazaho guhimbaza Imana. Haleluya. Ngo ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Uri Imana ikiranuka muri byose. Arangiza avuga ngo fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru. Data buje tugire neza. Haleluya. Aka kaya ndashima Imana ko nagiriye ukizere imbere y'Imana n'imbere y'abana bayo, imbere y'ubwoko bwayo, ko nabonetse mu nziti izina ryayo. Nongeye kuvuga ngo iteranira ryose ry'uyu munsi Imana muje duhana umugisha kandi muhawe ikaze na karibu. Data muje duhana umugisha. Tujye kuganira ijambo ryiza turasanga mu Bacamanza 16 tuve ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 5. Data muje duhana umugisha. Abacamanza mu Bacamanza Abacamanza 16 dore ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 5. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatware b'Abafisitiya basanga umugore baramubwira bati umuhende ubwenge umenye aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Data mu ijuru atugire neza. Izo umuntu barimo babwira ngo bamuhende ubwenge, abo bagabo cyangwa se abo bantu barimo banyuze ku mukobwa wo mu gikombe cyitwa Soreka. Barangije ngo barabatware b'Abafisitiya basanga uwo mugore bafata uriya muntu twabonye yakubengutse kandi yagukunze, none tugiye kuguha misiyo, tujye kugusaba ugende umuterete umugushe neza agubwe neza. Icyo dushaka nuko atubwira ibanga riri muri we rituma dutsinda, rituma akora bya bitangaza bingana kuriya. Ko nurangiza nugera ku ntego nyamukuru tuzagwa bamwemera amafaranga bazamuha. Uwo musore nta wundi yari Samsoni. Data mu ijuru atugire neza. Data mu ijuru adutabare. Haleluya. Nuko Delila abikora uko yahawe misiyo arayikora kuko Samsoni yari yamubengutse. Data mu ijuru atugire neza. Misiyo ayikoze, Samsoni aramubenguka asaba niwe kwajya kumusabira uwo mukobwa. Bo barabikora ariko amaze gukundana na Delila aza kumuha icyifuzo amubwira ati ariko ko mbona umugabo w'umunyembaraga, nta mbona umugabo udasanzwe. Haleluya. Data muje tugire neza. Ubyo ukora bihabanye cyane n'imitekerereze yacu. Hari izindi mbaraga zayo muri Samsoni kuko icyo Uwiteka yaramubitsemo, kuko icyo Uwiteka yaramuvuzeho ati bimeze bite wampishurira ibanga rituma ukora biriya byose. Warangije tumanutse gatoya Samsoni ngo aramusubiza kuri 7 ati bamboshe suri imbisi ndwi zitaruma nacogora nkamera nk'abandi. Icyo ni icyambe Samsoni yamusubije ati bamboshe isuri ndwi mbisi zitaruma akayizo wambohesha nacogora nkamera nk'abandi. Delila ntiyatinze kubikorera yarabikoze. Ngo amaze kubikora baramubwira ati wapfa Samsoni, guhumba no guhumbura Samsoni zasuragira gute arazitanyaguza. Icyo ni icyambere. Haleluya. Mwene data mu Kristo muvandimwe unteza amatwi kano kanya, ibuka urugamba wanesheje nawe watezwe umutego nko Samsoni yatezwe. Ibuka wibuke kugira neza kw'Imana. Haleluya. Ngo mu gihe bamaze kumubohesha zasura indwi mbisi bati wapfa Samsoni, ako kanya imbaraga z'Imana ziramanuka kuko zayo muri Samsoni arazitanyaguza zasura indwi. Icya kabiri Delila araza ati Samsoni wahemutse,
mbwira mu by'ukuri utampishe. Aho ni ku 10 ku murongo wa 10 ku cya gice cya 16. Mbwiza ukuri imbaraga zikura hehe. Ubwo yari inshuro ya kabiri. Arambwira ati wampemukiye wambeshye nakwinginze mbwira imbaraga zikura hehe. Kuri 11 Samson aramubwira ati bambohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa nacogora nkamera nk'abandi. Ya migozi barayifata mishya barayimubohesha. Ariko se bene data twibukiranye imirimo ikomeye Uwiteka yadukoreye. Ibuka hahandi Uwiteka yagutambukishije, wibuka iby'Imana yakoze. Haleluya. Wibuka intambara zitandukanye kugwaniriye. Amena. Ngo maze kubikora gutyo Delila abikora aramusinziriza. Aranje ati wapfa Samsoni. Ako kanya ya migozi agira gute arayishwanyaguza. Datomje atugire neza. Ubwa gatatu Delila agaruka aramubwira ati Samsoni, kuki ukomeza kumpemukira? Uracyambesha umbwira icyabasha kukuboha? Aramusa ati wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye. Haleluya. Nagira gute byarangira. Ubwa mbere amubwira ati boshe isuri mbisi, icyo cyatambuka. Ubwa kabiri amubwira ati bambohesha imigozi mishya, icyo cyo cyatambuka. Ati noneho nibasobekeranye imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye no mu ruyonga byashoboka. Nuko ngo arawutsibisha urubambo. Aramubwira ati wapfa Samsoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka ashikuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijwemo. Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda. Iyo yari inshuro ya gatatu. Yo haleluya. Satani n'umwanzi w'ibyiza ajya adutega imitego, akongera akadutega indi mitego, akiyongeza n'iyindi. Ariko Imana yitaradukura amaboko. Haleluya. Kubw'iki yatuvuzeho ikomeza kubana natwe. Datomje atugire neza. Handeza kwabwira ijambo Imana yampaye. Nuko ku nshuro ya 4 Samsoni biranga amena iki? Amena ibanga. Katuwasome twumve. Ngo nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Ku murongo wa 17 ngo amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe wanjye, ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye imbaraga zanjye, uhereye kuva mu nda ya mama nakogoshwa, kuva nava mu nda ya mama sinigeze nogoshwa ndi umunaziri. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo nkacogora nkamera nk'abandi bose. Datamje atugire neza. Bene data nazanye ijambo kubwira ngo muri ibihe turimo, mu rugendo rwawe nk'umukristo uhamagawe ukakira Yesu umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe, rekera aho ngaho. Haleluya. Rekera aho ngaho. Amena. Yo datomje atugire neza. Twahuye n'imitego myinshi ya Satani. Amena. Twahuye n'intambara nyinshi zitandukanye. Haleluya. Ariko igihe kigeze tubwira umwanzi mode passe, tumubwira umubare w'ibanga. Bitumya Satani atumeneramo, bituma Satani aza kuturwanya, bituma Satani amenya imbaraga zacu. Kubera iki? Habayeho ijambo navuga ngo nukugira gutengata. Gutengata ni ijambo ryo mu Kinyarwanda. Kera tukiri abana twajyaga tujya kuvoma. Datamuje tugiye neza tubyumve cyane. Twajya kuvoma ugatwara injerekane mu koko kumwe, ariko akaba ngombwa kujya n'ibindi utengata ku ruhande. Nakuzaniye ubutumwa kubwira ngo nyabuneka rekera gutengata. Wakiriye Yesu umwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ariko birababaje kino gihe kuba wari umuririmbyi ariko ufite ibindi utengatiyeho. Datamuje dutabare. Imana tugiye neza. Haleluya. Ese niba icyo utengase muri iki gihe mwene data, mu rugendo rwa Kristo ni iki utengase? Datamuje dutabare. Byaba biteye agahinda kandi bibabaje uri umuvuga butumwa nkuko nanjye ndi umuvuga butumwa. Haleluya. Ariko ufite ibindi ntengatiyeho. Niba icyo utengase, ushobora kuri umuvuga butumwa ariko kagira amagambo atari meza.
ku buvuga butumwa ku ijambo ry'Imana ubwira bene data ugatengataho amagambo mu muhamagaro wari wahamagariwe mu kuririmba kwawe ukabibangikanya no kuroga. Datamuje tugire neza mu muhamagaro mu guhamagarwa kwawe waje uvuga ngo mbaye cyaremwe gisha witeye kunyanduke mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Umwizerwa muzi y'Imana umwizerwa imbere y'Imana ariko urangije uratengata wisanga waratengase. Samusoni yari umunaziri se na nyina bamubyaye bamaze igihe kirekire nyuma y'igihe kirekire nta rubyaro barabuze urubyaro ariko Imana ibagira neza irabasangira ngo ngiye kubaho umwana ariko umwana ngiye kubaza umunaziri. Haleluya. Ntihakagire ibisindisha bizagera mu kanwa kiwe. Imana ibaha amategeko bazagendana nayo. Umwana ageze igihe runaka nyina aramubwira ati nyabuneka ntuzagire icyuma cyogosha kijya ku mutwe wawe. Amubwira ko agomba kwitwara amuha indangagaciro agomba kugenderaho. Iyo turi mu buzima bwa Kristo dufite indangagaciro tugomba kugenderaho dufite za kirazira. Data muje tugiye neza hari uko ibyo tutemerewe kuvuga hari uko tutemerewe kugenda hari uko tutemerewe kwitwara kuko twakiriye Yesu umwami ukiza mu bugingo bwacu. Yo haleluya kuko Yesu ari muri twebwe hari ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugere mu ikirenge muke. Haleluya. Ni Paulo yamavuga ngo mujye ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Uwageze ikirenge mu cya Kristo hari uko avuga uwageze ikirenge mu cya Kristo hari uko agenda hari uko yitwara. Haleluya. Tuba tumeze nk'aba badamu iyo bamaze gusama inda agira ibyo azinukwa wabyita guhugwa akagira guhugwa muri we akagira ibyo areka kuko ikiri murimo ntikimwemera kwitwara uko yishakiye ikimurimo ntikimwemerera kujya ibyo abonye byose ikimurimo. Haleluya. Umwana umurimo umwana yakiriye ntiyemera kunywa ibyo abonye byose ntiyemera ko yambara uko ashatse kose. Oya ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kwakira umwana mu nda yiwe hari ukundi kuntu arahinduka hari ukundi kuntu agenda. Data muje tugiye neza uko niko twabaye tukimara kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Haleluya. Data muje tugiye neza imemuje twambika izindi mbaraga zo kongera guhamya Kristo muri twebwe bundi busha. Haleluya. Twirinde cyane gisa nacyo twirinde ibi byose byatwanduza byatuma Imana muje tureba ntitwishimire. Samusoni abaho muri ubwo buzima nyina ababyeyi barambwira ati nta gisindisha kizajya mu kanwa kawe ndetse n'imishatsi uramenye ntuzayogoshe. Samusoni awo musore w'umunyembaraga ngo akajya ajya ku rugamba akagwana akanesha. Haleluya. Yahura n'intara akayishwanyaguza rimwe ngo aza gukubita abantu ibihumbi ngo akoresheje akasa y'indogobe. Haleluya. Samusoni Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Datomuje tugiye neza ariko igihe kimwe agwa ku mutego arakunda nkuko n'abandi bose bakunda ariko akunda atabajije Imana mu rugendo rwo ntibaza kubaza Imana ate se ibyo ngiyemo turi kumwe. Datomuje tutabare barangije nabo bamutegera kuri wa mukobwa yakunze yabengutse. Niko ijambo ry'Imana tubwira bati nyabuneka mudufatire umenye imbaraga zaho zikura kugira be barambuza imbaraga be barabuze ko bamufatira kuki bamutegera umutego hehe ku mukobwa yakunze. Haleluya. Kuri Delila. Datomuje tugire neza hari ibyo tujya dukunda mu buzima bwacu muri ubu buzima bwa buri munsi umwanzi akabidutegeramo. Ubushoka muri no koti najyambara kuko Satani yamenye ko ndikunze muri jewe Satani akaba yarintegeramo. Ejo nariho umukozi ngo naritera ipasi gato cyane akaritwika bikabyabyara intambara zidasanzwe muri jewe bikamenera amavuta. Datamuje dutabara ikoti kuko umwanzi yamenye yuko ndikunda cyane umukozi yayitera ipasi cyangwa nanyuga nyine nakwitera ipasi nko naritwika ibyo giye bikamenera amavuta. Tubane maso twirinde ikintu cyose cyatumenera amavuta. Datamuje dutabare menje turi hafi ngo nuko ngo Samusoni Delila aramwegera ati Samusoni ku nkundo ukabizi wambara ukambwira imbaraga zawe zituruka hehe. Haleluya. Samusoni inshuro ya mbere yanga kuvuga imbaraga zituruka inshuro ya kabiri yanga kuvuga imbaraga zaho zituruka inshuro ya gatatu ari yihagaranga kubivuga ariko igihe kigeze yo Datamuje tugiye neza ajya ku bibero bya Delila. Delila amukabakaba aramwagaza aranje ate ko Samusoni kuri inshuti yanjye ku nkunda yanjye nkaba ngukunda wambara ukambwira kuri izo mbaraga. Samusoni amena ibanga. Samusoni avuga mode passe yiwe
yo wameneye ibanga Satani bituma gutinyuka, wameneye ibanga Satani bituma kugwanya rakunesha, wameneye ibanga Satani umubwira imbaraga wazikuraga, umubwira ko wajya gukora amasengesho iminsi 7. Yo haleluya, ari wakuraga imbaraga arangije araza yimika ibyo kujya imbere yawe, wumva nyine kutanashobora rwose unakoza ahubwo wanapfa. Umeneye ibanga Satani utigiye kunesha kwanjye ko ikura ahangaha, najya kufata Bibiliya ku munsi byibuze nkasoma page 2. Umwanzi amaze kubimenya ati nta n'impamvu yo gusoma Bibiliya, ni igitabo nk'ibindi byose ujye ubireka, niri gutera umwanya nushaka uzabireke, kandi mu gusoma ijambo ry'Imana no wakuraga imbaraga. Umwanzi arangije aragusahura, datomuje tugire neza. Yo haleluya haleluya. Maze umwanzi wajya gubyuka mu gitondo cya kare saa 11 za mu gitondo, saa 10:15, ukahagara mu nzu yaho utuye ukaririmba, ukavuga indirimbo zo gushimisha, ukazama mu ndimbo z'amashimwe, ukajya mu ndimbo z'agakiza. Umwanzi amaze kubimenya arakwiba. Yo haleluya. Imana ngiye dutabare, ntukibona imbaraga zo kubyuka ngo ukore niba turi mu rugo rwawe, urajya mukisanga saa 2 zageze saa 3 zageze, niba turika kunanira, kandi niho hajya guwerega imbaraga, ukajya n'ubusabane n'Imana yawe, ukumva ibindi bihe bidasanzwe muri wowe, ariko ibyo bihe byagushizemo. Ariko ijambo ry'Imana yakubwira ngo ongera ugaruke, haracyari ibyiringiro, ongera ugaruke, haracyari ibyiringiro. Mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana yumva, hari Imana igira neza na nyuma ya zero. Haleluya. Reka kwiheba, reka kumva ko byarangiye, reka kumva ko bitagishobotse. Oya, nubwo wageze igihe ukogoshwa umushatsi, nubwo wageze igihe imbaraga zikagushiramo, kuko wajyanye ku biro bya Delila ukavuga mode passe yawe, ukavuga ibanga ry'umukunzi wawe. Umukunzi wacu nta wundi ni Kristo, umwanzi wacu ni isi, umubiri na Satani. Umukunzi wacu ni Kristo, ibyo byose yarabinesheje. Haleluya. Umukunzi wacu ni Kristo, ibyo byose yarabinesheje. Ku musayi Golgota yaravuze ngo byose birarangiye. Angiye kuvuga ijambo ryiza cyane avuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, datamuje tugire neza. Samusoni ajya ku ibero bya Delila arangije avuga ibanga, avuga ati kuva nakogosha, kuva nava mu nda ya mama, kuva nava mu nda ya mama nta cyuma cyogosha kigeze kijya ku mutwe wanjye. Imana muje tugire neza. Avuga ati nta n'igisindisha kigeze kijya mu kanwa kanjye, kuko ndiki, kuko ndi umunaziri. Delila amaze kumenya amagambo yose arangije ayabwira abagira abashaka kujyana bisamusoni. Ati yewe, ati namenya amakuru ko buriya muri mushatsi we ariho hari ibanga. Namenya amakuru. Yo, nubwo Satani yamenya amakuru y'ibanga yo gukomera kwawe, nubwo umwanzi yamenya amakuru yo y'ukuntu wajya ubana n'Imana, ukajyana n'Imana ubusane budasanzwe, biramaze. Haracyari ibyiringiro. Rekeraho ngaho, garukiraho, rekeraho gusayisha, reka gusayisha. Yesu ni umwami. Yo haleluya. Yesu ni umukiza mu bugingo bwacu. Yesu agira neza. Yesu ni umunyembabazi. Aracyariho, aracyagutegeye amaboko kugira ngo nawuze munzu mwa data. Haleluya. Ngo arangije Samusoni amaze kumena ibanga, asinza ku biro bya Delila. Abari kontra ya Samusoni baraza baramwogosha, amaze kumwogosha baramuboha. Barangije bamwe ngo wapfa Samusoni. Samusoni abyuka azikora inka kwa kundi. Yo, asanga imbaraga zamushizemo. Baramuseka cyane, baramukwena. Samusoni ibyahuye nabyo ni birebire. Samusoni byarangiye anobowe amaso. Hari byo baranyuzemo. Delila akagutega umutego. Haleluya. Yangiza gutega umutego ukavuga ibanga ry'umukunzi wawe ariwe Kristo, bikarangira bakogosha umushatsi, imbaraga zikakuvamo, zikagushiramo. Birashoka ko ukirimo kuririmba ariko nta mbaraga gifite, mukari atakiri muri wowe, ubusiga bikora by'umuhango. Birashoka ko wavuga ubutumwa ariko mukari atakiri muri wowe, kuko umushatsi warawogoshwe, datamuje tugiye neza. Birashoka ko wahanura ariko ugahanura kuko guhanura gusa, ariko muje tugiye neza warogoshwe. Yo, hari byakogoshe, hari ibyo wahuye nabyo birakogosha, umutima urababara, hari ibyo wahuye nabyo biragukomeretsa, ariko humura, Yesu ni umwami, arahari kugira ngo yongera komore agusimuze mu izindi mbaraga. Ngo Samusoni umuntu waramwamaso bitera agahinda cyane. Ngo ariko reka twumve isengesho rya nyuma Samusoni yasenze, Imana ikongeye kamwibuka. Kuri ibyo bice bya 16 ku murongo 28 ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye
yombi abafilisitiya. Haleluya. Amaze kunurwamo amaso, Samusoni yasengesha yasenze avuga ngo Uwiteka Mana ndakwingize ongera unyibuke yo kano kanya nawe ubwira Imana yawe ngo ongera unyibuke, ongera unyibuke, ongera unyibuke nabaye mu murimo wawe ariko nkubamo mfite ibindi ntengatiye, nabaye mu murimo wawe ngukorera ariko nkubamo hari ibindi bigirwamana nimitse muri jewe. Imana muje gutegera amaboko ubwira Imana ngo Mana nabaye mu murimo wawe, ujya mbwiriza nabayemo ndi umudiyakoni, nabaye ndi umuhanuzi, nabaye ndi umuririmbyi, nabayeho ukunguku ndeba ariko nari mfite ibindi ntengatiye je imbere y'amaso yawe ngo ngere nyezo ntunganye. Wongera usenge isengesho hirya Samusoni, Imana yo mu ijuru hacyari ibyiringiro ko yakugira neza nkuko yagiriye neza Samusoni. Haleluya, haleluya. Ndatomje tugiye neza. Umuswahili no wavuze ngo mupenda tuwiri kama yakamemponyoka. Birashoka ko urugendo warugiyemo, urugendo rwa Kristo rwo kwa munzu y'Imana wo korera Imana uko warugiyemo ariko warabaye mupenda tuwiri. Uyu kunzu bibiri byanze bikunze kimwe kiragucika. Haleluya. Nanije kukubwira ngo gira kimurekura. Rekura ibyo bintu bituma utajyana umusabane n'Imana. Rekura ibyo bintu bituma imbaraga z'Imana zitaba muri wowe. Rekura ibituma umukunzi wawe atishima. Ibyatuma umukunzi wawe ababara ari we Kristo. Ibyatuma Imana itakubona bugufi bwayo. Rekura ufate Yesu. Haleluya. Wakire Yesu. Ntacyari ibyiringiro. Rekura ibyo byose bikunyunyuza, ibyo byose bigukamura, bikakumaramo imbaraga, bigatuma udasabana n'Imana yawe. Haleluya. Rekura ubwibone, urekure kwishira hejuru. Rekura amagambo, yo haleluya. Urekure kwikakaza, datomje tugiye neza. Urekure ubwo bujura, haleluya. Yo Yesu tutabare. Rekura, urekure kwishira hejuru, yo haleluya. Rekura kumenyera Imana, Imana yacu ntabwo imenyerwa, amen, haleluya. Aho gufate Yesu, wongera umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, azakugira neza. Ni Imana itabara, ni Imana yumva, iri mu ruhande rwacu kugira ngo tugire neza. Nigeze gusoma inkuru mwitangiriro, soma ijambo y'ukuntu Imana yaje ije kurimbura ahantu, ije kurimbura za Sodomu na Gomora. Ngo irangije yazisanga Loti, aramubwira abamarayika baraza bagenda Loti ati nyabuneka hungana n'umuryango wawe. Loti birakomera cyane, atari ko akajya areba ati koko muje kuharimbura, ati tuje kurimbura uno mudugudu, ati hunga. Loti birangira hunze n'urugo rwiwe. Ngo ariko ngo abwira Imana ngo Mana ko mbona hongira guhungira ari kure, nkaba ntari bugire utarakora ibyo ugiye gukora, babarira ugira icyo ukora. Iramubwira ngo dore uriya mudugudu ni muto cyane, so wari genda uhungireyo, uragera nanjye nkora icyo ngomba gukora. Ariko mu gihe urimo bahunga Mukaroti nubwo urugo rwe harimo kubaha Imana ariko harimo no gukunda iby'isi cyane. Ngo ageze mu nzira yibuka ibyo asize inyuma, yo haleluya. Yibuka ibyo asize inyuma, yibuka ibyo byonyine yarabitengase, n'ibyatumye akomeza urugendo. Hari ibyo tujya dutengata bigatuma tudakomeza urugendo. Datamuje tugiye neza. Ngo arangije arahagarara, wamaze guhagarara arahindukira areba inyuma, areba inka asize inyuma, areba amazu asize inyuma, areba n'ibindi byose asize inyuma. Birashoboka ko ari byinshi yari asize inyuma kuko bari bahunze. Ngo akimara kureba inyuma ntiyashimisha umutima w'Imana. Ako kanya Mukaroti ahinduka inkingi y'umuntu. Bene data, nibicyo utengatiye mu isi ya none. Muri urugendo rwa Kristo nibicyo utengase. Nakubwira ngo fata Yesu akomeza kubera umwami mukiza mu bugingo bwacu. Twaramubonye tugira neza, turi imfubyi, turi mu gahinda, tubabaye, tudafite, twaratakaje ibyiringiro. Umuntu asigaye yicara kumva nta bumuntu bukimurimo, akumva nta rukundo afite muri we, akumva muri we harimo kwiganyira, harimo kwiyahura. Ariko tumaze kwakira Yesu umwami mukiza mu bugingo bwacu, ngewe mureba hano nuzuye mu izindi mbaraga. Narangwaga no kwiheba, nkaba ndi wa muntu navuga ngo seka mbabaye, ndangwa n'agahinda. Nimba ari ikintu nabonye mu buzima kibaho kibabaza no kubura ababyeyi. Kubura ababyeyi ni ibintu bibabaza kuko nta cyasimbura umubyeyi wawe muri iyi si, nta cyasimbura umubyeyi wawe.
mbaho mfite agahinda nkajya nseka ariko mbabaye, ariko maze guhura na Yesu, haleluya, datomje tugiye neza, maze guhura na Yesu narasetse, Yesu arampumuriza, ngira kwijaje mvuga ngo ni muze mwese abarushe baremerewe ndabaruhura muze munsange, haleluya. Menya ko ari se w'imfubyi, menya ko nanjye mfite unyitaho, menya ko ari wambambiye ku musaraba akikoreye ibyanjye byose, menya ko ari wo mbwira agenda kanje kagashira nkahumurirwa nkaseka, haleluya. Menya ko nanjye mfite uno ngomba kugenda nka teta, datomje tugiye neza, nongera gusubizwamo ibyiringiro, numva noneho ndikunze, numva umuntu bungarutsemo, numva ngomba gukunda nabandi nabo nkabagirira neza, datomje dutabare. Nongera gusubizwamo ibyiringiro, nongera kugirirwa kukumva nigiriye icyizere, haleluya. Hari igihe umuntu aba mu buzima akumva isi iramushaririye, akumva n'abayirimo barayimushaririye, nawe ubwo akumva arishaririye, ariko aho ngaho niyo Yesu yansanze, datamuje tugire neza. Aho niyo Yesu yansanze, ubona kubonye wigaragura mu ivata ndakubwira ngo nubeho ngo mazubaho. Aho niho Imana yansanze, irambwiye ko nanjye ndi umwana wayo, inyuzuzamo imbaraga zo kumva nyikunze, haleluya. Datamuje dutabare, ndahantu habi cyane, numva muri gihe harimo kwiheba, harimo agahinda, harimo kwiyanga, ariko ndashima Imana ko Yesu yangiriye neza, yarakoze. Kwicyegiye nari nyiri umukobwa, Imana itemeye ngo ndimbukire mu byaha, ndashima Imana ko Imana yandindiye aho hantu kugeza aho mbere umudamu, mfite urugo, mfite abana, haleluya. Kugeza amagingaya nkanye mvuga imbaraga z'Imana ukomera ku Imana. Mene data, ushobora kuba mu byurimo cyangwa mujye guhura nabyo, hari byinshi byagukamuye bikakumara imbaraga, ukumva muri wowe ufite kwiheba nko nanjye nari meze, ukumva muri wowe ufite kwiganyira, ukumva muri wowe nta cyizere cy'ejo hazaza ufite, ariko najya nkubwira ngo Imana iragukunda. Imana yo iragukunda, igufiteho umugambi mwiza, Imana ikwitayeho, datamuje tugiye neza. Imana ni nziza, twabonye Imana itwambika, tubona Imana itugaburira, tubona Imana yo haleluya idutuza, turatura, tubona Imana idushingira, dukora ubukwe, mbona Imana ishingira nkora ubukwe, nta kizeye cyabyo nari mfite, mbona Imana iranyambitse, ndambara ndabegwa, mbona Imana irangaburiye, ibyo byose nta kizeye nari mbifitiye, Imana iranyigisha, haleluya. Ndiga secondaire ndayirangiza, maze kwirangiza na kaminuza ndayiga, datamuje tugire neza, haleluya. Ubu mfite bachelor degree muri rural development, ibintu ntatekerezaga, ibintu ntateganyaga, kandi sindangirijeho ngo ndakomeje na masters na doctora, ngomba kuzahigera ko imbaraga z'Imana, haleluya. Niki gitumye wemera ko Delila yakumara mu imbaraga? Niki gitumye wemera ko umwanzi yo haleluya atumutakaza ibyiringiro? Niki gitumye wemera kumenera ibanga Delila? Niki gitumye wemera kogoshwa? Ariko najya hongere ngo haracyari ibyiringiro, ngo ongera ugaruke kwa Yesu, ongera ugaruke kwa Yesu, ngwino agutegeye amaboko. Imana yacu ni Imana irebera hose cyarimwe, rekerera gutakaza ibyiringiro, mu ijuru hari Imana, haleluya. Ndabyibuka nyiri umukobwa nigeze kuba mu nzu ya 5, ubwo banyabujya bumfasha cyane, mu nzu ya 5 nkarenzeho 1000 cy'umuriro, nabaga ahantu bita muri Dobandi hano ku Muhima, mbana nabasaza banjye, ariko nibyo 5 kuyibona byari kose, twayibonaga twibisha kuya, haleluya. Ndabyibuka ko habura nk'umunsi umwe cyangwa se harenzeho umunsi umwe ku itariki yo kwishuraho, twasaganga nyiri inzu yanditse agapapuro katwishyuza yakanyuje munsi y'umuryango, ati mpuma amafaranga cyangwa mu inzu yanjye, mwumve namwe iyo nzu ya 5 ko yari imeze. Ariko ubu ngubu Imana ikajya imbwira ngo humura nzakugira neza, humura nzagutabara, humura nzakurengera, humura nzakubera Imana, nawe uzambera ubwoko, uzambera umwana, haleluya. Muri kutwagutakaza ibyiringiro, maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye mu bugingo bwanjye, maze kumenya ko mu ijuru hari Imana inkunda, maze kumenya ko ari data wa twese wo mu ijuru, ntangira guhabwa amagambo meza, amagambo y'ihumure, nkuko nawe naje kubwira ngo Imana iragukunda. Nubwo wageze ahantu ugasayisha, ugakora ibidakwiriye, ugasubira inyuma, ugatuma uhamagaro, ariko naje kubwira ngo mu ijuru hari Imana itabara, ongera ugaruke kwa Yesu, ngwino kwa Yesu agutegeye amaboko, haleluya. Va mu byaha, uve mu byirimo, Imana yo mu ijuru irahari kandi nyembabazi,
haleluya. Aho hantu n'Uwiteka yansanze akajya ambwira ngo nzagutuza mu murwa, nzagutuza mu mujyi wa Kigali, n'undi nahise ngo ngutuyemo, ngo nzagutuza mu nzu yawe. Bene data, Imana muje nyihaye icyubahiro. Imana iravuga yarangiza ikanasohoza. Ni Imana igukura mu nzu ya 5 ikaguha inzu ibyumba 6 na saro, yarangiza ikagwa n'abapangayi, kuko yarabivuze. Haleluya. Kuko yarabivuze ngo nzagutuza mu mugwa hagati mu mujyi wa Kigali, irahantuza kuko yitwa Imana, ntacyo mushinja Yesu. Kuko yarabivuze Imana ngo nzagutuza, oya nzagutuza nguhe n'abapangayi. Ubu nanjye ndicara ukwezi kwashira bakaza akavuga ngo landlord turatuzanya amafaranga y'iki y'inzu, kubera Imana. Ntacyo twaburanye Yesu. Ngwino kwa Yesu, reka gucika intege, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Birashoka ko wakoraga akazi kagahagarara, ibyiringiro bikatakara muri wowe, ibyiringiro bikagabanuka. Ibyo byo byatuma umushatsi usa nkaho ukogosheho, byatuma usa nkaho ugenda umushatsi warakogosheho, kuko Satani ashobora kureba agasanga imbaraga zawe wari wishingikirije akazi. Satani akavuga ati uyu muntu icyo yari yishingikirije ni iki ngiki, reka nkimukureho. Haleluya. Ibyo byonyine bigatuma utakaza ibyiringiro, ugasa nkaho wogoshwe. Ariko yagira nkubwire ngo humura, kwa Yesu birahari. Hagara mu kwizera, Imana irashoboye. Icyo ngusaba, irinde gutengata, wirinde gutengata. Kweri iyo umuntu akunze tubiri kamwe karamucika. Fata Yesu wawe umugundire, gundira Yesu, umufate, umukomeze. Haleluya. Mugundire, umufate, umukomeze. Nta byiringiro tuba dufite by'ejo hazaza, ariko turaba mama, dufite ingo turubatse. Haleluya. Dufite abana, dufite imiryango, kubera Imana, kubera Imana. Ndi umwe mu bakobwa muri mujyi wa Kigali wakoze ubukwe, kuri konti yanjye hari amafaranga 5,000, 1,500. Uwo tugiye gukorana ubukwe hari amafaranga 3,500, ubukwe bwa 5, ariko twabonye kujyaneza ku Imana. Shimye Imana. Oya, wikwemerera Samusoni, wikwemerera Delila. Yewe Samusoni we, wikwemera ko Delila akogosha, wikwemera kumena ibanga ngo abafite bazi bakogosha. Oya, hagara mu byiringiro, uhagare mu kwizera, uhagare mu kwaga Imana, uvuga Imana neza, uyikorera utayibangikanya. Imana yacu ni imbaraga. Korera Imana utayibangikanya. Samusoni korera Imana utayibangikanya. Nene data mu Kristo muvandimwe, korera Imana utayibangikanya. Wirinde gutengata, kuko iyo umuntu atengase ntabwo iyo avomye amazi cyangwa se uzareba kenshi nta kindi kintu cyo mu gutengata, uravunika. Iyo n'amazi agenda acubanganira mu muhanda ugezaho igice, bya biteye agahinda, bibabaje, waravomye muri uru rugendo ukazagezaho igice. Batamusha tugire neza kandi Imana muje dutabara. Genda uko Imana ishaka, uvuge ko Imana ishaka, ukora uko Imana ishaka. Haleluya. Datamusha tugire neza, twirinde kubangikanya Imana, kuko ari nibabaza Imana cyane. Haleluya. Muri urugendo nta kimana idashoboye, Imana irakomeye. Hari abagabo bajya banshimisha cyane, reka tuhasoma aho hantu. Reka dusome hari abagabo bajya banshimisha cyane. Reka dusome mu kubara twumve abantu babangikanyije Imana uko byabagendekeye. 25. Imana ibwira Abisiraheli amategeko akomeye cyane. Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisiraheli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisiraheli iryo fuhe ryanjye. Muremuje tugiye neza. Hano hantu Abisiraheli bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bajya kuramya ibigirwamana, bifatanya n'abakobwa b'abanyamahanga, bajya gusambana nabo. Noneho bakajya banywa inzoga, bakajya kubyina muri bwa businzi, bajya gusambana kandi Imana yababujije.
mu kwa gusambana nabo bagatangira bakajya bikubita hasi bakaramya ibyigwamana by'abo bakobwa ngo bibabaza Imana cyane ati bano bantu ko nene narabujije gukora bino bintu kuki babikoze Imana mutugeye neza kuki babikoze muri 20 mu kubara niho handitse ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose regera mu butayu Gazini mu kwezi kwa mbere ubwoko buguma ikadeshi Miriyamu agwayo baramuhamba literaniro ryose ribura amazi ice 20 niho turabisanga Imana ivuga aya magambo yose iti nduwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'igishushanyo cyose yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gucyanirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivu bw'abanyanga Imana yimuguha Abisiraheli amategeko agomba kugendera Imana yababwira ngo ndi Imana ifuha ndi Imana imwe rukumbi ndi Imana itabangikanywa ariko igihe kigeze Abisiraheli babangikanya Imana batamuje tugiye neza bibabaza Imana ndetse cyane Imana igira uburakari Ebati kuki nabujije ibintu babwiza ukuri bakristo bene data mu nkurikiye kano kanya aho muri hose Imana yacu ni Imana ifuha ni Imana itabangikanywa haleluya ni Imana yihagije datamuje tugiye neza Imana ibwira Abisirayeli ko bazagenda ibabwira indangagaciro bagomba kugenderaho ariko barangije zanangagaciro baraziteshukaho ntibazikurikiza Imana irarakara itangira kubahana itangira kubacyaha irabahana koko haleluya datamuje tugiye neza Imana dutabare najya nkubwire ngo dekeraho kugenda utengase ibyuzi watengase byose ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ntago gigeze bishimisha Imana dekeraho mwene data dekeraho birashoboka ko watengase Imana y'umwije bikabibabaza nakubwiye ngo iyo umuntu atengase akenshi ubwe ku giti cye aravunika iyo umuntu atengase ibyo nivuye kuvoma aho ugeze ntuhajyana ibyuzuye uhageze ibicagase mu rugendo watangiye irinde kuzagezayo ibicagase haleluya Imana muzitabare iyo umuntu atengase iyo arebe yikikiye umwana mu hagati ukagira ibindi utengata umwana ukikiye aravunika kandi nawe ubwo ukavunika Imana muzitabare haleluya bene data ni Imana dusenga ni Imana itabangikanywa mu muhamagara Imana yaguhamagariyemo irinde gutengata wirinde kubangikanya Imana igutegera amaboko kugira ngo kugire neza ngije ijambo nahawe kuko Imana yampaye ngije gaburo Uwiteka yampaye ngo bagezeho tubane maso twirinde kubangikanya Imana yacu nyembabazi haracyari byiringiro Imana yangiriye neza ndi muri dobandi ikankura mu nzu narihaga 5 unkandi mu nzu yanjye nkafite abapangayi ni Imana nawe yakugirira neza birashoka ko mu gutengata watengase uzi ko ari uzakura kugirirwa neza watengase uzi ko ari uzakura amarongo n'amahahiro ariko rajya nkubwire ngo rekeraho ngaho tumbera Yesu wenyine niwe banze ryo kwizerwa haleluya ijambo ry'Imana tubwira ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa ndangije nkubwira ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose uzabyongererwa Uwiteka Imana ikomeye Imana igira neza ushora byose ya Alpha na Omega uko wahozeho ni kuri kandi kuzahoraho ushimwe ku bw'igaro gize uduhaye ushimwe kongeye kutwibutsa muri urugendo muri umuhamagaro ko tudakwiye gutengata ushimwe kongeye kutwibutsa yuko tudakwiye gukeza abami babiri haleluya data mwiza ubwoko bwawe ndabukweretse reka wongere ububyutse harabahuye n'intambara nk'izo Samusoni yahuye nazo barangije bisanga bahuye na Delila birangira bogoshe ariko tubasaba imbaraga mu izina rya Yesu ngongere ubibuke wongere ubumve nkuko Samusoni ku munota wa nyuma yasenza akaba ngo Uwiteka unyibuke kugira ngo umporere amaso yanjye abafisitiya data mwiza turabasengeye guwuzuzemo izindi mbaraga
mu izina rya Yesu wongere basubize mu murongo wawe abumvaga barabivuyemo baravuye muri inzira y'agakiza wongere basubize muri inzira y'agakiza bongere bagirwe n'ijambo ryawe bongere bagirwe no kuba mu nzu yawe bongere bagirwe no gusoma ijambo ryawe bongere bagirwe no kuba mu muhamagaro wawe bongere bagirwe no kuba mu byawe bo bibemo bumva babikunze kandi bumva buze gukizwa no gukiranuka. Urakoze Mana kuko uri muremva gusenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nitwa Kanyange Florence kuko nabibabwiye ndi umuvuga butumwa umunyamuhamagaro kandi w'ubushake, nkoreye umurimo mu itorero rya Nazarene International. Abashaka nimero za telefone kugira ijambo bamaze gukurikira ni 07 82 53 00 53 07 82 53 00 53. N'abandi bose bifuza ubundi buhamya urenze kuri ubu ngubu mwamagara kuri telefone, abifuza inkunga y'amasengesho mwamagara kuri iyo telefone. Uwiteka Imana itugire neza. Shalom shalom. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.